Abanyarwandakazi turabashuhuje ni isheni yanyu amashini ya kinyoma. Uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2021. Ni itariki itazasibangana mu mitwe y'abanyarwanda, ni itariki itazibagirwa mu mateka, itariki mbi, itariki y'umuvumo, itariki u Rwanda rwahindukiyeho, itariki abanyarwanda batangiriyeho akaga kabakurikiranye kugeza n'amagingo aya. Ni itariki insoresore zaturutse mu gisirikare cya Uganda zikaba zari zigizwe n'abanyarwanda bari barahunze cyangwa se abana babo muri za 59 na nyuma yaho baragenda bajya mu gisirikare cya Uganda, nyuma baza kwambukana ibikoresho kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1990, ibikoresho by'igisirikare cya Uganda, intwaro batera igihugu cy'u Rwanda. Bagiteye bavuga ko bagiye kuzana demokarasi, ko bagiye kurwanya umunyagitugu Paul Kagame, ko bagiye guca akarengane, ko bagiye gucyura impunzi. Muri ibyo byose rero yari amayeri, kuko abari bateye bari bafite umugambi mubisha wo kureka igihugu cy'u Rwanda no gutera intimba n'akababaro abanyarwanda, ndetse na n'ubu bikibakurikiranye kugeza amagingo ye. Nk'uko mubyibuka abari bakuri icyo gihe mu ijoro ryo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka w'igihumbi 1990, izo soresore ziyise inkotanyi zambutse umupaka za Kagitumba. Abasirikari bari hari bake baricwa, abaturage batuye aho ngaho batangira inzira y'umusaraba. Byarakomeje iyo za Byumba, ntabwo bateraga ngo barwane n'abasirikari gusa, ahubwo bazanye iterabwoba mu baturage, kuko aho banyuraga hose ingeso yo kurandura imyaka, ingeso yo gusenya, ingeso yo kwica, ariko kwica mu buryo bwo kwica urubozo. Nibwo twatangiye kumva amahano atari yarigeze aba mu gihugu cy'u Rwanda. Bahabaye mbere ya 90 bari bakuru, nta bari yarigeze yumvaho umunyarwanda afata undi akamufomoza inda, agakubita agafuni, akabohera amaboko inyuma kugeza agatuza gaturitse. Abantu babonye ibyo, abaturage babonye ibyo batangira guhunga. Abandi bibeshyaga yuko ari leta yari irwanwa n'ingabo zayo, batangira kubona ko ibyo bibeshyaga ari byo, abo barimo kwicwa batangira guhunga. Uwagira ngo arahungutse akajya gukura akajumba imyumbati mu murima aho yabisize, yasangaga batezemo ibisasu, bamwe bagacika amaguru. Ubwo bibagirwa n'ibyo bari barahinze, ntibongera gusubiramo. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ni itariki y'umuvumo ku banyarwanda, kuko umuho abanyarwanda dufite ubu n'icyo gihe watangiye utangizwa n'abasore bari bibumbiye mu cyo bise inkotanyi, bareshya ko baje gutabara u Rwanda ahubwo baje kurworeka. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere nibwo abanyarwanda batangiye urugendo rw'umusaraba. Nibwo ababyeyi babyaye amabere yatangiye kwikora kandi atonsa. Nibwo abana b'abasore cyane cyane abakomoka mu bwoko bw'abatutsi bibwiye ko bagiye gufasha abavandimwe babo babeshya ko baje kubarengera kugira ngo babafashe barwanye ingoma ya Habyarimana. Babasanga ari ku bwinshi, nyamara benshi ntibagarutse, atari ko baguye ku rugamba, ahubwo baragenda kuko byonyine bari baturutse mu Rwanda, batavukiye muri Uganda. Batangiye gukubitwa udufuni, abavuye za Burundi, abavuye muri Kongo, abavuye mu Rwanda bo bakirwaga nk'ingurube. Abana barapfa ku bwinshi, bishwe n'abo bita abavandimwe babo bari bagiye gusanga ngo babafashe urwo rugamba, kuko bari babishywe ko ari urugamba rwo kubohoza u Rwanda, ari urugamba rwo kuzana demokarasi, ari urugamba rwo guca akarengane, ari urugamba rwo kurwanya umunyagitugu. Abatuye za Byumba n'abatuye mu majyaruguru y'u Rwanda batangiye kubona iyicwa rubozo abantu b'abasivili bishwe batazi icyo bazira yuko ari abanyarwanda, bazira yuko batahunze, bazira yuko babaga mu Rwanda. Abanyarwandakazi, abandi bakuru, mbere y'umwaka w'igihumbi 1990 mu Rwanda ntitwari tuzi akandoyi, ntitwari tuzi gufata umugore utwite ukamusatura inda, ntitwari tuzi gukubita agafuni umuntu ukamukinja nk'ingurube. Ibyo ntibyabagaho. Nibyo ntabavuga ko ingoma ya Habyarimana yari paradizo, ariko abari ho kiriya gihe baravuga bati uwaduha Habyarimana akongera akatuyobora nubwo bidashoboka, kuko ubutegetsi bwari buriho bwa Habyarimana ni ubutegetsi umuntu aticwaga atazi icyo azira, umuntu atashimutwaga mu buri bw'irengero, ni ubutegetsi umuntu atazaga ngo akwambure ibyawe abijyane ku ngufu, agusenyere nta ngurane aguhaye utazi niyo werekeza ukagenda ukazerera n'umuryango wawe. Naho umuntu yacuruzaga ahereye ku busa kunguka, yagira amahirwe agatunganirwa, ntabazaga kumwaka kuko atari muri emeride cyangwa se atari mu gatsiko gatoya kagenewe kunyunyuza imitsi ibya rubanda. Ayo mahano yose yatangiye
ku mwaduko w'inkotanyi. Iriya tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1990 ni umwaka wazaniye abanyarwanda umuvumo, wazaniye abanyarwanda akaga, wazaniye abanyarwanda umubabaro. Ubu abibumbiye mu gatsiko ka FPR inkotanyi, agatsiko gato cyane, ubu karimo kubyina intsinzi. Uyu munsi kiri kabyina intsinzi, karavuga ko ari umunsi w'intwari, nyamara ni umunsi hano ubwo twabitubigwana, ahubwo ni umunsi w'abagizi ba nabi, ni umunsi agatsiko koretse u Rwanda, ni umunsi amarira y'ibiborogo yatangiye gucura mu Rwanda. Mbere y'1990 muri iriya tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 nta bantu bigeze batumizwa mu nama ngo ntibazagaruka ukundi. Abanyarwanda babyise kwitaba inama ugahita witaba Imana, gutumizwa mu nama ukitaba Imana. Abantu batujwe mu manama kenshi bakagenda bagiye mu nama, bagera mu nama ntawuzi irengero, imyaka ibaye 30 ibaye 20 n'ubu ntawuzi irengero ryabo. Mbere y'iriya tariki nta bisasu byari byageze bitegwa mu magare abagenzi bategera mu modoka, nta bisasu byari byageze bitega mu modoka z'abagenzi, ubiteza atazo biri bwice, ahubwo gahunda yo kugira ngo yice abanyarwanda benshi cyane bazira iki kuko ari abanyarwanda batangiye muri Uganda ngo babe bitwa inkotanyi. Amabi yabaye menshi, abantu baravuga za Nyacyonga, amakamba arashingwa, ariko za soresore zibumbiye mu cyo zise inkotanyi, za Nyacyonga zaratwitswe, abantu baricwa, abantu baturutse ibyumba bahunga bongera kwirukana Abanyacyonga, barazera u Rwanda rwose. Umwaka w'1990 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ni itariki mbi cyane, ni itariki y'umubabaro, ni itariki twibukiraho intangiriro y'akaga n'agahinda n'umubabaro by'abanyarwanda. Ibyabaye ni byinshi, abantu batangira kwitwa hirya no hino mu gihugu bakabegeka kuri Merindi, nyamara za soresore zatangije urugamba mu mwaka w'1990 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 kugira ngo bagere ku butegetsi bw'abaporoye, bategura jenoside kugira ngo bazayitirire abari ku butegetsi. Bayitegura neza, abandi batazi ibyo ari byo baza kugwa mu mutego wa za soresore, babagizi ba nabi, kagatsiko kateye kwirwanirira karwanira inda zabo, gafite ubugome budasanzwe. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1990 ni itariki mbi cyane ku banyarwanda. Turagira ngo tubibutse yuko nubwo kuri iyo tariki bateye cyane bitwaje ubuhunzi, guverinoma yari iriho yari kumwe na Perezida Habyarimana yari yarangije kubemerera gutaha babishaka bose. Yego havugwa ngo disikuru yavuze yuko mbere yaho yuko u Rwanda ari rutoya, barabigoretse cyane, bavuga ko ashaka kubaheza, nyamara ishyano yari yatangiye leta yemereye impunzi gutaha, izi byifuzo zose zigataha mu Rwanda, ariko baranga baratera kuko baragamije ikindi, ntabwo ari ubuhunzi bashaka guca, ni ikimenyimenyi. Impunzi zari ziriho ntaho zihuye, zikubye inshuro nyinshi cyane umuntu atanamenya neza. Ubu impunzi ziriho ntabwo icyo gihe zari ziriho, hari impunzi nkeya cyane. Umunyarwanda niyo yaba umwe yego yagombye gusubira mu gihugu cye igihe abishatse, ariko ngo zikubye inshuro nyinshi cyane, ntibaciye ubuhunzi ahubwo baje kongera ubuhunzi. Ndetse nabo barwananye nabo bashutse bakakurikira, bakabafasha kurwana, bakabafasha gukora amarorerwa, ubu nabo barimo guhunga, nabo babaye impunzi. Ni itariki abana b'u Rwanda batangiye kozwa ubwonko, amateka arahindurwa, batangira kwigishwa ibyo bita ideology ya FPR, nyamara ari amarorerwa ya FPR, ari ugucakura. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1990 ni itariki mbi cyane, ni itariki abanyarwanda batazibagirwa, ni itariki abanyarwanda batangiye kugira umubabaro, intimba n'agahinda mu mitima yabo. Ababyeyi babyaye babinshike, umugore washatse aba umupfakazi, umugabo wari ufite urugo aba umupfakazi, imiryango iracika, abantu bitwa ku bwinshi. 1994 bayigiza jenoside, bayigiramo uruhare rukomeye, bohereza abakomando mu nterahamwe no ku mabariyeri hirya no hino kugira ngo jenoside bayigeze cyane ikaze umurego, hapfa abanyarwanda benshi ku bwinshi, babone ko burira kuri mu mivu y'amaraso y'abana b'u Rwanda, bagere ku ntego zabo. Bahanura indege yitwa umukuru w'igihugu, kandi yari amaze gusinya amasezerano no gusangira ubutegetsi nabo. Imiborogo iracura mu gihugu. Nyuma yaho abanyarwanda benshi barahunga, abandi bahungira imbere mu gihugu, amakambi bayahukamo n'ibitwaro barayatwika, iyo za Kibeho baratsemba, bica abanyarwanda ku bwinshi. Na n'ubu ntawe ugomba kwibukwa, ubishwe n'inkotanyi agomba kurucakamira, yavuga akaba apfubije jenoside yakorewe Abatutsi, yavuga akaba agoretse amateka, akaba ari umwanzi w'igihugu, akagirirwa nabi. Ntabwo ari kugirirwa nabi koroshye, akabambwa, akicwa, akaburirwa irengero, agashimutwa.
itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 nibwo shitani yinjiye inyuze muri kariya gatsiko k'inkotanyi kari kisi FPR, agatsiko gatoya cyane kabeshya abana b'u Rwanda bakajya inyuma. Abanyarwanda bari imbere mu gihugu baragashyikira bati buriya bari barangagenda ngo baraheze ishyanga nibaze n'abanyarwanda n'abavandimwe bacu, nyamara arabanze b'u Rwanda bariya umuririmbyi yajyaga avuga ati nyanga Rwanda, tukagira ngo ni propaganda, ariko bariya si abanyarwanda ahubwo ni nyanga Rwanda, kuko ibyo bakorera u Rwanda ariko barikunda ntibakunda n'abanyarwanda. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1900 ni itariki y'umuvumo ku banyarwanda. Mbere y'iyo tariki leta yari iriho ntabwo yari izi kwambura abanyarwanda utwabo, yari izi gusenyera umuntu ngo imuziza ko ari umukene ngo yangare. Kurigiswa ntibyabagaho ngo imiryango isenyerwe, abana bawe inzererezi bari mayibobo kandi bajya gutwikirwa mu mihanda. Ntabwo abantu basangaga iyo bahungiye ngo bajye guhabwa uburozi abandi bicwe baraswe. Ntabwo abantu bicwaga ngo barimo gucuruza agataruhuye abazunguzayi, ntabwo ari amahano yabagaho. Ntabwo abantu baraswaga ngo bavuye gufoda agatenge ko gucuruza muri Zaire. Oya, biriya byazanywe n'umwaduko w'inkotanyi umwaka w'1990 ku itariki ya mbere. Iya ni itariki mbi yavumwe izava mu mitima y'abanyarwanda. Gusa icyamara intimba ni uguhaguruka tugafatana mu nda abanyarwandakazi, abagize imbana b'Inyarwanda zigakurwa mu gasongero zishyizemo, zigakurwa mu kuyoboza inkota, u Rwanda rugasubizwa bene rwo, rugasubizwa abanyarwanda. Umunyarwanda ukirebera, umunyarwanda ukivuga ngo ibizangiraho, umunyarwanda uvuga ngo nyina wahunze ndatunga. Niba utunze ibyo utunze akaba leta y'ibya kariya gatsiko, nawe igihe kizakugeraho. Ntuzamire gutaka uko byakugeze mu inshingano zacu. Ngo uyu muvumo, uyu mubabaro, akagahinda n'abana b'u Rwanda bafatanyije bazabihagarika. Ababyumva nimuhaguruke, abahagurutse nibategura mu bitugu, abakirebera mumenye yuko inkoni kubise mu kiye wirenze urugo. Uyu munsi ni kanaka, ejo ni wowe, ejo wundi n'undi. Abanyarwandakazi, iyi tariki ni itariki y'umuvumo, ariko byose birashoboka kugira ngo abanyarwanda bisubize u Rwanda rw'amahoro, u Rwanda abanyarwanda babanyemo, u Rwanda abanyarwanda biyumva nk'abanyarwanda, u Rwanda rutayobowe n'abicanyi n'abagizi ba nabi n'inyangarwanda zaje kugoreka. Umunyarwanda na munyarwanda nahaguruke afatanye n'abandi kurengera u Rwanda kugera kuri siko gupfa. Abanyarwandakazi twihangana, ariko twisubize icyubahiro twambuwe n'abari abagizi ba nabi. Kunyibutsa amasunzu yabeza mu Rwanda, gana mu Rukari aho babarizwa, nazungurutse mbuze n'umwe. Noya yeyeyeye abari n'urukundo bari mu kabari, umuco nyarwanda. Abari n'ubutwari ni mutabari bene Kanyarwanda. Ngana ku Mukambwe wabonye iyo ngubi, umucozi w'ibwami wakundwaga cyane. Batuwe umusaza yemwe mwibagirwe, ntakiriho yiciwe impamvu.